ndasaba ikintu kimwe cyonyine, hari abasifuzi tumeze, ngiye gukoresha ijambo rikomeye munyihanganire, hari abasifuzi tumaze kurambirwa ikimeze nk'ubuswa bwabo. Do it or leave it. Rayon Sport ku munsi w'ejo yasezerewe muri pit-up n'ikipe ya Police. Abafana ba APR nibo barimo barasereza Rayon Sport mbere ko match iba. Ngo ese barifuza koko gukomeza cyangwa bagatinya kujya kuri finale ariko match yaregeranye cyane ku buryo abantu benshi batabitekerezaga. Irangira ikimwe na penalty, birangira ari igitego kimwe cya Police ku busa bw'ikipe ya Rayon Sport. Icyo nifuza kubabaza ni uburyo bw'imikinire ya Rayon Sport nyuma y'igihe kinini itsindwa ibitego byinshi ikagera kuri Mukura bakanganya igasunika ikaba Polisi yayitsinze nabwo bigoranye. Hari improvement irimo iragaragara mu ikipe ya Rayon Sport mbere ko tujya noneho mu cya arbitrage yateje ibibazo kubera ko dufite iminota 10 yonyine kandi nabyo turikoresha neza. Hari mu by'ukuri ntabwo rero yagize match mbi cyane mu buryo bw'imikinire. Harimo akantu ko kugerageza gukombata, donc kubona ikipe iri guhangana. Iminota 20 ya mbere ikipe ya Police yari iri hejuru cyane. Kubakurikiye umupira barayibonye ko Ane Elijah yahushije uburyo bubiri bukomeye rwose bwagombaga kubyara ibitego one on one ari kumwe na Gardien Olivier wongeye kugaragaza ko ari umuzamu vraiment niyo mpamvu abantu bamuhaye amafaranga, umuzamu ku rwego rwo hejuru kabisa. Match ya Mukura yarabasave save za zindi one on one, numve asigaranye yasize Trimanga na Emery. Ane Elijah akaxerera akinjira muri box, akinjira mu rwa rw'amahina kwa kundi buri muri metero 12 n'izamu urebana na Gardien gutya. Olivier agasohoka urana nka kuri inkoko ibundikira imishwi yayo kuri isa nigiza amababa akagura umubiri we agasa n'utandaraje nk'amaguru agahita asa n'urambuye nk'amaboko ku buryo yashotaga agashora umubiri wose akawujyana barika kubita ku kuguru ikavamo. Save ebyiri za zindi za one on one vraiment coup de chapeau kuri niyo mpamvu bamuhaye amafaranga. Uriya we ntagushidikanya yakoze match kabisa nziza cyane. Hanyuma ibindi bintu biri positif muri departement defensif ya Rayon Sport, nubwo utwo dukosa twatangiye mu minota ya mbere ariko Excel waje kubona ko baje gufata umwanzuro bakora marquage icyo bitaho mahom. Emery ari detachanye mu mwana yitwa Trimanga ufite umubiri mwiza cyane, ufite umubiri mwiza kabisa. Nono ajya muri ntuzana Ane Elijah bituma basa naho donc mumupfubije babyita kumupfubya bamucubije ayo marere yarazanye ubwo bushyuhe barabucubya agabanya ingufu. Noneho byatangiye gutuma umupira Polisi itakora ama through pass itangira kurienta baro mu mpande. Niho rero batangiye gukoresha Byiringiro Lage na Kirongozi. Aho rero Rayon Sport yagiye hakorera amakosa menshi igatanga imipira y'imiterekano myinshi kuri Polisi. Amakufra aba Christian bagiye baterura ibuka Axel ni kufraje kuvamo ntuza penalty itavuzweho rumwe tugiye kugarukaho. Byatumye Reisa niyo rianta Polisi mu mpande ikura mu gukinira hagati. Ariko hari indi travail yakozwe muri Mediane mu by'ukuri navuga yuko Abedi yanyeretse ko ari grand joueur nubwo yaravuye mu mvune ubona ataramera neza na kwijana. Abedi twaya oya irafembo match vraiment yagize match nziza kabisa. Abedi nk'umuntu ukikira utaramera neza vraiment nge navuga yuko ahubwo yarenze expectations zanjye. Hari umwana umaze igihe yinubirwa n'abare witwa Kitoga wenda habaye nk'ama perte de balle 2-3 ariko pour moi sinanabigira ikibazo cyane kuko Rayon Sport uburyo yakinaga nayo orientaga baro mu mpande cyane. Nureba umusore Asmani Axel ndetse n'indi couloir yari iriho ntuza utamboye Gruar wabonaga aribo bantu Abedi agaburira cyane cyangwa se afeedinga cyane imipira kurutwa ifeedinga Kitoga. Impamvu atafeedinga Kitoga cyane nuko muri Mediane twese ya Polisi tuzi Kitoga byaramugoraga nyine kubasha kwiexprima ngo bashe nyine kuba yacenga kumwe bavuga ngo ukore ya assist ya baro ya nyuma y'ireza rutayizamu. Ni nacyo kintu cyagoranye mu gukinisha Folnganye. Urumva hagati ya Abedi na Folnganye hagomba kuba hahagazemo Kitoga, niho hakaba ari icyambu gihuza rutayizamu n'imipira ivuye hagati. Or Abedi mu gusupplyinga baro yazikoreshaga kuri Kitoga yazorientaga mu mpande. Ni nayo mpamvu impira myinshi ndero yakinaga yitacaga kuri aba ba Sumani cyangwa se ba Gruar yaterwaga na Kabangara amacross ndetse na Dao nawe wagize match nziza. Aba basore ku mpande ba Rayon bahinduraga imipira myinshi bizeye uburebure bwa Folnganye
Nasuma namusangaga muri boxi bakajya gukupa izo trajectoire. Unfortunately umuzamu wa polisi yaje ko umuzamu mwiza cyane. Nkavuga yuko ku ruhande rwabo kuri Reyo bari bagerageje. Ariko niki polisi yarushije Reyo mu buryo bw'imikinire tutagiye ku gitego kuko ugiye kubara icyo bita evaluation ya match polisi n'umundi yari hejuru ya Rayon Sport nubwo Reyo yagerageje nyene gukompeta nkuko nari mbigarutseho. Polisi rempoza ibintu biri muri iki gihe kwizigira. Irakwempoza ikintu cyitwa umwitozo. Rayon Sport ifite umwe mu ba fitness coach beza Mwambari Serge, ariko igihe akoranye n'aba bakinnyi bamwe mu bashya ntibaragera ku rwego kuko reka nkubwire ikintu cyitwa imyitozo aricyo dushaka gufasha abantu bumve. Imyitozo mu mupira ni ikintu kigomba kuba kiri kuri doze ingana. Icyo kintu wari ukizi ndeponda ku bushobozi. Umyitozo ni nk'iki urabona abana kuriya bigana mu ishuri kwanga abana biga mu mbere baziga izi matière ibere curriculum ikabagenera bijyanye n'ubwonko bwabo n'imyitozo buriya kugira ngo igire umusaruro si yo kwizigera afite 70%, Rugaju afite 50%, ibere afite 80%, Ruganga afite 95%, kugira ngo tugire uko kureponda neza physically mu kibuga nigiye twese umuntu yaduhaye doze ingana noneho akabazi uburyo yadukoresha imyitozo iri tactique n'ibindi biri technique azi doze y'imyitozo iri physique dufite. Dore ikibazo kiri muri Rayon Sport ni imbalance. Si Serge mubi ni imbalance nuko ari abafashe byinshi hari n'abafite mike abafite myinshi abakinisha abafite mike nkaho nabo bafite myinshi sinzi muri kubyumva cyane. No kugira ngo ndi kugushyiraho charge itangana n'imyitozo ufite urimo urabibona. Icyo rero kigomba nanone kubanza kurebwaho bisaba igihe ubwo ni muri touche iri technique cyane ariko kugira ngo tujye muri bya bindi abanyarwanda ashaka kumva bya penalty yariyo ntiyariyo abavandimwe nabo bakwinjira Bwana Rugangura nicyo polisi yabashije yatamze kuri radio Rwanda no kumenyerana polisi iramenyeranye nigeze hinduka abakinnyi batangiranye na Rigani abandi natwe tuyireba. Hari abareyo basohotse bakubita agatoki ku kandi bati twibwe ndetse no mu nkuru ya Eric wabyumvise abafana binuba cyane ariko none wowe bita wasiriwe yarize yavuze ati Ferwafa akora ibishoboka amakipe agakora ibishoboka atariko tugahura n'urwego rwitwa abasifuzi rusa nkaho rwasigaye inyuma. Nawe ni kubyemera hari abantu benshi barimo barakritika bavuga bati Musifuzi Celestin ejo match ntago yayisifuye mu buryo bwuzuye bwa kinyamwuga nkuko bisabwa. Tujyanemo ese urahamanya nabo cyangwa n'ukwitatsa? Ngewe ntago nshaka kugaruka cyane ku birebe byemezo by'abasifuza babibonye barabibonye n'amashusho yari ahari. Action yabaye ku munsi w'ejo y'igitego cyatsinzwe kuri penalty na Lage. Natwe twari kogeza umupira kugira ngo tuyibone neza nuko twagiye kureba amashusho kuri televiziyo mu by'ukuri basubiza inyuma bashyiramo ama slow motion tubona kubibona ariko mu kwita ufata icyemezo ako kanya byabanje kugorana. Ni nayo mpamvu umusifuzi wo hagati Nsayimana Celestin umusifuzi mpuzamahanga na Ishimwe Didier wari umusifuzi wa mbere babugize umwanya nawo wo kubanza kugira gute kuganira koko nuvuga ngo Celestin we areba icyo yabonye ngiye nkurikije uko nabibonye yabonye ukuboko kwa Chirembi gukora kuyemo umupira na Didier arabimwemerera ariko bareye icyo barekramaga ryari ikosa ryari ryakozwe mbere kuri Kitoko nibyo ryari ikosa asunitswe na Anielite icyo nicyo bareye baburana niryo kosa bavuga bati iryo kosa ryabaye mbere ryagombaga kuza risiba niryo ryagombaga kubanza gufatwa icyemezo. Urumva babonye Celestin atanze penalty yirukira ku musifuzi wo ku ruhande bamubaza ngo wewe igitambaro ko nawe umufasha nyine kuri no mipira y'imiterekano kuki udasifurira ikosa rikorewe likawo. Ariko umusifuzi w'igitambaro mu by'ukuri niyo mpamvu bamwita linesman urumva n'uvango we urebye ahantu yari ari ku murongo we acunganye n'uriya murongo hagati mu izamu urumva we ntago navuga ko ntago amuveba yarane mu bitungo by'abakire ari umusifuzi wabisobanuriye none se reka ukuntu yansobanuriye yavuze ngo kuri kiriya gitego harimo amakosa abiri y'abasifuzi babiri ikosa rya mbere ryakozwe n'umusifuzi wabigusobanuriye umusifuzi kandi mukuru w'umwelite kabisa mukuru muri bano bakuru arambwira ngo Celestin
yakoze ikosa ryo kudasifura ikosa rya Ani Elijah Yego. asunika Likao. Yego. Iryo ni ikosa rya Celestin umusifuzi wo hagati. iryo ryari gutuma Rivuyeho. penaliti idatangwa. Yego. Noneho ikosa rya Didier rero rishimwe. We kubera ko yese bibona ko bakoze penaliti bavanye umupira n'akaboko yarabibonye kurusha uko Celestin yabibonye. Babonye ko yahise anazamuka agahagarara handi inyuma ya box nk'uwemeje penaliti. Aho nta kibazo afite. Ikibazo kigize hehe ko yemeje penaliti kuki byarangiriye aho yakoze ikosa ryo kutamubwira ngo nk'uko ngufashije babyita nko kwa assisting nk'uko ngufashe kubona penaliti utabonye tanga n'ikarita y'umutuku yari umutuku nubaho iyo karita y'umutuku yagomba gusabwa na Ishimwe Didier ariko wemeje muri penaliti rusange ariho ngewe mu misifurire ntemeranyije na bijana ku ijana niba atari ukubalansa niba wemeje ko Chimanga akoze penaliti ko umupira kuwukora yarawukoze rwose yakujemo n'ukuboko biragaragara ubwo wagombaga no kumuhana bikajyana n'ikarita itukura ariko iri kosa twabonye neza kuri match finale y'igikombe cya Afurika ya Senegal kiriya gitego cyanzwe cya Senegal ni naryo kosa ryakorewe Likao nge rero nkoze icyo bita deliberation uburemere bwa match iriya penaliti ntabwo ari kuyitanga ari gusifura ikosa nkurikije uburemere bwa match ikintu cyitwa igitego cyangwa penaliti ni ikintu abantu udafite gushidikanya ko ari n'akantu gato bibeshye fomi abasifuzi ntabwo bakoze neza Rayon Sport nubwo nayo